utinze papa umva wasibye nkabanza nkaguherera ariko ubugore turimo Zekbi twumvikane ntabwo Godfather none uretse gato yago checheka Zekbi ntabwo ari nkora iwanjye urimo kumva reka ko ntabwo waje gutukana hano nikankubaza ibibazo usubize muri cyo kuzana ibintu by'ubwana hano Zekbi ikibazo cya DNA kimeze gite kuki udakoresha DNA wowe uturanga tubona umuntu urimo kumutuka ikibazo cya DNA ni ikihe ngafate NGO uwita Brianati ntabwo ushobora kuza ngafate NGO ifasha abana barenze 50 ngurambike hasi kubera ikibazo ngenda nazi kubera iki so yago ni byiza ngo ube uhari turakwakiriye mu byukuri time it's yours. Murakoze cyane ngiye natunguwe no kubona hari umuntu wagiye kuvuga ko ngo namuvuze ntarigeze mvuga n'izina rye aba DJ bafite ama foundation ni benshi na DJ Sonia ngira ngo afite foundation no bafite foundation kabisa ahubwo ngira ngo sinzi abo ngabo ni ndababwiye ko ari bo twavuze Bria urahari ndahari cyane ati ukuki wumva ko wowe yavuze umva ngewe Imana ishimwe ko yagwaje hano ubwo nukuvuga ngo byose n'ubundi ubwo biravanga binakemutse abantu ibiki biva bikemutse uri kubwira ndise nyine ni ibiki uvuze biri bukemuka ntabwo ngiye ikibazo cyane nawe gacyakemuka gutya tuvuge ngiye ukubwira ibya organisation ubajije ibyawe reka nanjye nasubiza ibyanjye so ngewe none se ko munyakiriye ariko ngagiye mureka kwishushanya mwana no oya no nawe udekarike ega mwana saraye ntabwo turusangira bro mbabarira umva Godfather yes ngewe nakoze space nta muntu yigize mvuga abantu bari hano n'abasirimu bose na 2000 n'abantu 264 nta muntu yigize mentioning izina kandi hari abadije bafite ama fondation atandukanye uwo muntu wiyumvise akaza gukora space ubwo nyine niba ari we wiyumvise ubwo abahari barabyumva n'ibyo yasobanuye babyumvise erega ukuri gushirira mu magambo nyine iyo umuntu avuze murumva namwe muri bakuru murumva umuntu niba umuntu ashaka gukora space akaza akavuga nta n'umuntu n'umwe mentioninze hagahita haza abantu babiri bagakora ama space bakavuga batereka uyu muntu twerure tuvuga izina rye tuvuga ibyo akora tuvuga ibyo yakoreye abantu tuvuga ibyo yadukoreye wowe nta hantu hamwe ugize mentioning izina ryabo ibyo hari icyo bisobanuye uwo nguwo urimo kuvuga ko ngo nubahutse NGO ni byinshi azi amatransaction ndafite hano muri telefone yanjye nawe ni byishuzi urumva so Godfather ndakumva Godfather yes sir nakomeza nkavuga cyangwa ya wakomeza Brenda nani DJ Bria ihangane gato yago nawe uraza gufata umwanya ijambo rifite yago twari tumutegereje nawe ndaza guha umwanya uvuge ariko warungashije nagombaga kuvuga ngaho muting gato yago avuge then you gonna take a time nawe twagiye yago ese abantu komba numva nta nindero bafite nk'ibi bitutse barimo gutuka hano mu bantu barenga 1000 bingaye kweli reka nikomereze Godfather yego urumva so naje nkora space nta muntu nigize mvuga izina rye abantu bari hano 2000 barabizi nta muntu nigize mvuga izina rye ariko umwe yavuyeyo avuga ko ari we twavuze mu kuza muri space yitwaje undi muntu uwo muntu murabizi ko nta nkuru nziza nimwe igi muturuka yivuga ku bijyanye n'ibyo nkora baje ari babiri bitwaje nyine kuza kubeshya abantu hano kuri Twitter bakababwira ngo dere yago ni muntu uyu muntu ni umugome hanyuma ngiye ikintu navuga kuri ibyo bintu byose kubyo bavuze ntanazi ndumva ibyo ari byose mu mazu mwanya munini hano abanyarwanda n'abanyabwenge bazi barumva abanyarwanda barumva aba bantu bose bari hano 2291 uburyo umuntu asobanura ibyo avuga ku muntu cyangwa kuri mugenzi we by'ubwabyo bihita bikwereka uwo muntu wari kuri uwo muntu so ngewe ikintu ndimo kureba hano kano kanya abanyarwanda nibafungura amaso bareba umuntu ajya kuri channel kubera ko ashaka views akavuga ati reka nkoreshe izina rya yago biraza gukunda umuntu akava from nowhere akaza kicara yarangiza akavuga ngo yago ngibimogi biramwishe uwo muntu amenya ko se amenya gute ko turimo kunyura umogi umuntu
guhakana abana ngibiki ugasanga ibintu arimo kuzana nta kintu na kimwe gifite aho gishingiye n'ibyo we aregwa cyangwa ashinjwa, ahubwo akazana ibyacu akavuga ngo turi abantu babidukora ibi n'ibi, nyamara ibyabo nabo bigiye hanze. Igihe kimwe nihagira abana b'abakobwa baza hano bakavuga uburyo hari abandi bakobwa bajya babasagarira mu bijyanye n'imibonano mpuzabitsina kandi nabo ari abakobwa ariko bakaba bashaka kuba abandi bantu, igihe nikigera hakaboneka urubyiruko ruza rukavuga ruti runaka uyu nguyu agaragara nk'umugabo ariko yirirwa ntereta, yirirwa nyandikira ama message. Icyo gihe abanyarwanda noneho bazahumuka bamenye abantu turi kumwe nabo aba ari bo, abantu bashobora gufata umwanya wabo bakavuga bati twireme itsinda ryo gushyira umuntu hasi, umuntu ntabure kwihanagaza ngo azavuge ngo runaka yakoze ibi nta bimenyetso nta kimenyetso na kimwe afite, kugira ngo rero akwangisha abantu akitwaza umuntu akamubwira ati ngwino turagushyiramo makeya dukora ibi n'ibi. Iyo NGO ntayo narinzi, nta niyo nanavuze muri space twakoranye, nkeka ko we Godfather wa mbere ngira ngo umuhamya, ariko uyu munsi twabonye umuntu wavuze ko agomba guhangana na Yago, tubona n'umuherekeje. Abo bose mujye muhita mubabona. Rero naravuze ngo muzajya mubamenyera ku byo baza kubabwira, muzajya mubamenyera ku biganiro bakora, ntabwo bigiye kure. Iyi space y'ubwayo nzi neza ko mwasobanukiwe byinshi. Umuntu arifata akagushinza urumogi mutasangiye, umuntu arifata akagushinza inda atari we wayiteye, umuntu arifata akagushinja. Ibyo byose gahunda hari niyo kumfungisha, niyo kunshyira imageragere, gahunda hari niyo kunyicira igitaramo, gahunda hari niyo kumvuga ibyo bintu ngo abagore banyange cyangwa abanyarwanda banyange. Byatangiye kera, ariko kuri ino shuro ntago nagombaga guceceka. Naracecetse igihe kinini, bakajya banyataka nkaceceka, bakajya bagenda bakavuga ibyo bashaka nkaceceka, bakagira bati so icyo kintu warumbaje rero cya NGO, ngewe nta hantu nigize mvuga umuntu, ahubwo natungwe no kubona umuntu nyine ahagurukana n'itsinda rye ngo bagiye kuvuga ibibi bya Yago. Rero Godfather sinzi niba unyumva, nge nicyo naba mbivuzeho, ntabwo kabisa ntabwo NGO wavuze cyangwa umuntu umudije wavugaga ntabwo ari DJ Brian. Of course nta hantu nigize mvuga ku izina DJ Brian, ahubwo mwamumbarije ngo kuki wumvise ko ari wowe Yago yavuze. Okay, DJ Brian yatanze impamvu zigaragaza ko ari we wavugaga, bitewe n'uko yavuze ko ari uwo muntu mwakoranye ibiganiro, ari we muntu mwakoranye ibiganiro akaza kuri YouTube channel yawe. Nuko DJ Brian ati no, ninjye muntu akoranye na Yago, abantu bose barimo kumpamagara, nukuvuga ngo ninjye nakoranye na ibiganiro, ninjye muntu Yago yafashije, ninjye muntu ingero zose yatanze ngo yarahari ndamuha ijambo yivugire. Mu yandi magambo ibyo wakoresheje byose byaragiye n'umuntu wari wese n'impumyi yumva ko umuntu uri kuvuga ari DJ Brian. Hanyuma utaragera kure Godfather, yego nkeka ko muri bino bihumbi 200 by'abantu bari hano harimo abanyamategeko. Mu by'ukuri baze kudufasha, wenda uze gushaka umuntu umwe wakira hano w'umunyamategeko atubwira ukuntu umuntu ashaka kuza agakora space akavuga ku muntu runaka, cyangwa se kuko ngewe natungwe no kumva barimo baramentioninga izina ryanjye rwose bivuye inyuma n'ibitutsi byinshi n'ibiki, ariko nge nta muntu nigize mentioninga mu izina. So uko kwibwira ibyo bintu mu mategeko bimeze gute? Batubwire niba umuntu ashobora wubwe kuva yakavuga ngo ninjye wavuzwe, agatanga n'ibimenyetso bye yishakiye, nyine bye bwite yishakiye, abari hano bahita babyumva. None se ubwo umuntu turamufata gute? Turamufata ko ari we wimvise mu bandi bose tubana muri showbiz, cyangwa mu ba DJ bose, cyangwa mu bantu bafite ama NGO, cyangwa mu bantu bareberera abana? Se hari abantu abajene benshi hano i Kigali se bafasha abana, Kate Bashabe ntafasha abana. Ubwo se kucyati yumvise nuko se na mention inzu mu DJ Sony afite foundation, no se nuko kuki atari we wavuye hakaza uyu nguyu. Ngewe rwose numvaga nifuzaga kubanza kumva mashaka kwa kinsubiza, ngewe nkumva impamvu yatanze. Murakoze. So hagataha ni byiza ko muhari hano umuntu wita Emi, ubwo ibyo ngibyo tuvuyeho, ariko ntekereza ko ingaruka byamugize cyangwa ibyo feedback yabonye, genda urebe ku ahantu hose kuri platform zose, abantu bose bahise bafata DJ Brian baraterura batereka hejuru. So mu by'ukuri nk'umuntu bahise bataka, abantu bakatangira kumwataka bamubwira ati burya amafaranga tuguha ni wowe. So urukumva niba abantu bari bahise bataka, yagomba nawe kwidefanda akavuga ati no,
niba afite kandi akavuga ko mufitanye ikibazo. DJ Brian akavuga ati ikibazo mfitanye na Yago kiva ku biganiro nanze kongera gukorana nawe kubera ikanzanamo NGO ninjye avuga. Yago kwanze gukorana ibiganiro. Okay, tuve kuri icyo ngicyo tureke ibingibi bya NGO cyangwa n'uyu muntu wavuze. Hari ikindi kibazo waba ufitanye na DJ Brian mu kazi kanyu ka buri munsi, inshuti yawe magara mu buzima bwa ntago ari inshuti yanjye magara, ninde wababeshya ngo inshuti yanjye magara? undi cyo ugira inshuti nizo wari utari nimwe dusigaranye. Okay, nk'umuntu mwakorana ibiganiro kutagikorana ibiganiro na kuki nta biganiro ugikorana na DJ Brian Yago? ngo nta nshuti ngira. Yago kubera iki nta kiganiro ugikorana na DJ Brian kandi mwarakoranaga ibiganiro? Buretse gato DJ nani Yago Eruka hari ikiganiro cya mberuka kubona na DJ Brian mwaratubwiye mu kiganiro babiri ko next time muzaduha ikiganiro DJ Brian yambaye ikanzu. Icyo kiganiro cyaheze ko mugarutse muri kwesurana. Uwo muntu dutangira gukorana ibiganiro yansabaga ibiganiro ambwira ko ashaka gukora ibiganiro byo gukorera ubuvugizi abana. Nanjye nkamuha akaboko kuko hari n'amafaranga yaje nashyize muri uko gufasha abana, sinzi niba byemera cyangwa atabyemera. Bimwe mu byo ngira ngo yavuze ngo harimo ko twanajyanye ahantu ngo guhata ibirayi. Hanyuma icyo gihe ndabyibuka ko niba ntibeshye nshobora kuba ngira ngo naratanze 50,000 by'amanyarwanda amatransaction ndayafite hano muri telefone yanjye. Wenda hari n'abantu bashobora gutekereza ko amafaranga yatangwaga n'abadiaspora akaca mu cyitwa NGO nyine cy'uwo muntu bashaka kugira ngo wenda nanjye nayaryagaho cyane nayabonagaho nta niripfumuye nabonaga niba hari abayatanze. Hanyuma nanjye nagendaga mu buryo bwo gushyigikira umuntu wanyitabaje akambwira ati ndashaka ko tujya gufasha bano bana kubera ko nanjye mfite urwo rukundo rwabo nafashaga nabo nkifasha n'uyu munsi nkamuherekeza rimwe na rimwe nkanashyiramo n'amafaranga yanjye bwite, sinzi niba wenda ibyo yabibabwiye cyangwa atayibabwiye. So icyo gihe rero nk'uko yabinsabaga ni nk'uko yajyaga n'ahandi. So igihe cyarageze dupanga ibyo dupanga tugomba gukora, abari nawe bimbwira namwe ati tuzakora ikiganiro gutya na gutya. So icyo kiganiro uko twabipanze keri nyine script uko twabipanze ndabyuka ngira ngo yaragiye kujya Nigeria, yaragiye kujya Dubai. Hari n'ikiganiro twakoze tubivugaho, hanyuma nyuma y'icyumweru agarutse ngira ngo avuye muri icyo gihugu mbona yikoreye ikiganiro none bakoresha na ya script twari twakoze. ndavuga wow, ndavuga rero uyu muntu byaye byose ntago turi kumwe mu murongo umwe. Niba ashaka kunyitabaza ngo mutabare, amafaranga nagiye mwohereza inshuro nyinshi amamagara ambwira ndumva ngiye kwiyahura, abana babuze icyo kurya, ndumva bikomeye. Yago nejo bundi ngira ngo hari ikiganiro mwabonye twakoreye iwe mu minsi yashize kimaze nk'amezi 2-3 gutyo, avuga ko afite umwana w'uruhinja. Umwana yari yambuye nyina, sinzi niba ibyo mwarabimenye yamwambuye nyina. Nkibaza umuntu yambura umwana nyina mu ruhinja rw'amezi 3. Nyuma nibwo naje kubirealize ngamenya ko n'ubundi ari deal zisanzwe zikorwa gutyo, kwifatira umuntu akaba yavuga ati umuntu ndimo ndamufasha, hanyuma akabwira abantu ati Yago ngwino wamaye ikiganiro ko nafite umwana hano wabuze nyina. Kandi nyuma naje kumenya ko nyina yararagwa yari yamwambuye umwana. Ibyo byose sinzi nabyo yabibabwiye. So ngiye mu ikiganiro nk'uko natangaga akaboko ku bandi bantu batandukanye. Ikiganiro tumaze kugikora nyuma numva ari kuri space arimo aravuga ngo ari kumwe na timu y'abantu bagombaga ngo kunzimya, ari kumwe na timu y'abantu bagombaga ngo kunshyira hasi mu bijyanye n'umuziki, ngo ari muri timu y'abantu bagombaga kumvuga nabi. Mu by'ukuri ntago nzi ngo ibyo bita beef cyangwa ngo urwango ruri hagati yawe nawe ngo rwaturutse he, nubwo wenda wengira ngo yaje akavuga ngo rwaturutse ngo mu biganiro. I don't think so, ntabwo ari uko ngiye mbibona, ahubwo ni igihe kiba kigeze umuntu atangiye ikintu gishya. Hari aho bamukundaga bari bamumenyereye, habayeho timu zitangiye guhimba ibinyoma, zitangiye kuzana ibimenyetso bimwe na bimwe bigaragaza ko uwo muntu ari mubi ku gitsina gore, ari mubi kuri iki kintu runaka, nk'uko birirwa bavuga ko ngo nizo mugi zanyishe. Ariko umuntu nk'urumogi agakora nk'uko nkora, kuki bo batarumwa ngo bakora ibikorwa byinshi, bagire ibikorwa byinshi tubibone, cyangwa nizo NGO. So ngewe kuba wambaza ngo urwango rwanya nawe ngo rwaturutse he, my brother,
ngewe ndi umuntu ukorana n'umuntu bishatse rero iyo unsabye akaboko nkakaguha ejo nkabona uri muransebya ubwo sinakongera kuguha platform kuko na nyuma yagiye ashaka ko dukora ibiganiro agaca mu nshuti ze akazibwira Yago abitwa hari buvuga amazina akabwira Yago byagenze gute se Yago namukoze iki se Yago kukituta so kubera ko byose namaze kubibona iyo space murayizi ya hostinze n'uwo mugenzi we bakaza aho ngaho bakantaranga bakavuga uburyo nateye inda bakazana umukobwa nawe akavuga uko byagenze amajwi ngo bagashyiramo n'ibiki ibyo byose murabizi so ntago ibyo navuga ngo ahubwo we ibyo yankoreye cyangwa ibyo yagendaga akora inyuma nibyo ngira ngo byatumye ampunga aragenda kuko nge ntago ndi umuntu ntago nzi kubindyarya so ntago nashoboye kubana rero n'umuntu umeze gutyo cyangwa umuntu w'indyarya ushobora kuza akakubwira ibi yagera hari akakubwira ibi ubwo yabaga aje mu kiganiro hari ibyo yambwiraga aho yabaga avuye ariko aba YouTubers musangira content musangira abatumirwa kabisa mube tayari umuntu yarazaga akambwira ibya mugenzi wanjye Murungi Sabe agera akambwira ibya Irene kumbe wenda we yifitiye deal ze wenda akambwira uburyo Irene atamvuga neza cyangwa se Sabe atamvuga neza nkabyumva niba hari ibyo nge namubwiye nawe azabivugira ahangaha nkabyumva ngavuga bamvuga ibyo ngibyo banyanga bigeza bati rwose abantu Irene nta kuvuga neza Sabe nta kuvuga neza Yago ako bakuziza iki kumba muri umwana mwiza ayo nta magambo batasubiramo hano ndabizi ariko ni ibintu baragiye abwira umuntu we ntabwo wacegeje ndabisubiramo so Godfather ngewe rero mwakoze space umwanya munini abantu bari hano bumvishe byinshi ngewe ikintu navuga na n'uyu munsi nyihagazeho ntabwo ndamenya impamvu uwo muntu ari we wavuye akavuga ko twamuvuze akavuga ko twasebeje NGO cyangwa se foundation ye so kugeza n'uyu munsi n'aka kanya rero rwose reka tumuhe umwanya nawe atubwire ibye nkuko nanjye mvuze ibyanjye murakoze ijambo ni iryawe umva rero ngewe usibye ko nandi ibintu byinshi byadanje ibyo byose reka mpereye kuri uwo mwana mbanze kwiyama Yago mu bintu azajya avugamo n'akazajya ashyiramo ibintu bijyanye n'abo bana uwo mwana ubu yujuje amezi 11 iyo atari mu rugo iwanjye aba ari kwa mama cyangwa se ari kwa nyirakuru murerana na nyina w'imyaka 15 mu rugo iwanjye aho nuye Kibagabaga abantu baza kunsura uwo mwana baramubona baramuzi abahangaha iyo atarahangaha abari kumwe na nyina abari tubana na nyina nanga nyina n'umwana w'imyaka 15 baba mwaruno rugo rwanjye Kibagabaga iyo tutari kumwe baba bari kwa mama wanje iyo tutari kumwe baba bagiye gusura abantu bo muri famille uwo mwana arahari n'uwo Yago yaje amusanga ahangaha ibyo avuga ubwo bugamba avuga ngo abo banyamakuru bambwiraga na n'uyu munota n'abo banyamakuru nawe ubu ngubu bavugana bangahe yarifashe yandikira abo banyamakuru ngo mureke tubaninge Brian nkuko twabaninze super manager abo banyamakuru baramukatira nubwo bwose izo toroma zose ubona afite nizuko yababwiye ngo babaninge Brian ariko akabona still ndi kugaruka mu biganiro ayo mafaranga Yago avuga aba diaspora bamuhaga amafaranga azamereze kandi yagombaga kuyamereza of course kuko ntago yarayiwe magaze kandi twayize yawe shut the fuck up ntago yarayawe nose bayamaga twayize nimero yawe bagende barebe bigano ko tutashyiragaho nimero yawe nawe ubwawe harabagucagaho ukamereza nimero yabo uringayi hari umumama wigeze kunyohereza amafaranga arambwira ati aya mafaranga uyahereze Yago ambwira n'uburyo angenda kuyamugabanyamo byari 200 agabanya babana harimo abitabye Imana babandi bagufi yakoreshaga nyahayaga arambwira ngo nukumusuzugura cyo yari afite ubufaranga bukimukirigita uri kumva arayanga ndavuga urayanze okay ndayafata ngewe cyo kozafatamo ayo mafaranga mereza amabongabo niba harimo n'inyogoye ntago mbyibuka neza wafashe message wandikira abanyamakuru ati Brian nimwebwe mu muhereza umurindi nimwe mu umurindi wo kuvuga Brian fata ibiganiro byawe wakoraga views nyinshi wagiraga zari za DJ Brian izo message wazitanze hano kuri space nawe n'uyu munsi ibiganiro byaragucanze wigira mu ndirimbo udukubita imidirimbo no uziyumvira kuri Bluetooth kubw'amahirwe kasuweje karacyari mutwe yacu amafaranga ubazanaga
ni amafaranga n'ubundi abadiaspora baguhaga njyewe ikintu nakubwiye yago shotora njye vuga njyewe impamvu kandi erekana n'abanza nagusubiza wavuze ngo ninkubwire impamvu navuze ko ari njyewe wavuze ni njyewe mu DJ twakoranye ibiganiro bijyanye na NGO na organisation kuri YouTube channel yawe na wundi mu DJ uriho mwigeze mukorana ikiganiro kijyanye n'ibintu bya NGO abo ba DJ Sony uri kuvuga okay mwakoranye ibiganiro ariko nabiganiro by'abana byanga NGO mwigeze kuvuga uko avuze yuko ari umu DJ uzawiriza waje kuririra mukamuha amafaranga abesanga afasha abana bro ngira ngo ari wenda ngira ngo twakoranaga ibiganiro twe tutarabona ibyangombwa so right now dufite ibyangombwa RGB yo tugize ikibazo niyo iduhana kubera yuko niyo tudiringa nayo ntabwo tuza kudiringa n'abanyamakuru okay uretse gato njyewe nza hano kuri space nirinze kuvuga navuze ngo ibintu biri deep ibyo njyewe wenda nzi cyangwa nawe nkuko yagiye kuri live akajyaho nababwiye ngo nanjye ngomba gukora live Instagram mwamanuka goya mu bworo bw'ikirenge kugeza ku musatsi mama burenyina ko sinamuzi nose gutabivugira kandi ariho hari n'abantu benshi bavugira kubera iki wose unegeka kuvugira kuri platform nawe se wagiye kutajya se mama nawe kuri ya TV show umva listen to me yago yarafite campaign yo guhereza abahanzi 1 million bose barahanga kuri space barahari bamwe bananyandikiye njya kuza abo bahanzi bose narinze kurondora amazina hari numwe bakivugana bose yabaga amafaranga mu rwego rwo kubiguraho kugira ngo bamwubahe ariko kandi nta muntu wazajya uragendera musi ibirenge by'umuntu umuntu agera ngo agashaka gukora ibye muri Suweje abahanzi bose watumiye ngo baze muri Suweje bose baraje cyangwa hajemo abihangana bo kuvuga ati reka dupfe kugenda kugira ngo tutagirana ibibazo na Yago bifuzange nawe aho zatangiriye muri ibyo biganiro iyo content uvuze koko pe nkuko bivuze uko twari twarapanze kuyikorana ntitwigeze tuyikorana kuko ntitwari turi kuvuga nyikorera handi ikibazo cyongera kubaho Brenda mu gitondo we abantu muzaza kuri live ya Instagram yanjye nzabafatira ayo maviyeni na ya recordinze mu gitondo abo wabyutse uhamagara ngo Brian niba ari bukore ngo live ya ngo space ngo ndaza mvuga ibi nibi kuko wabivuze uri buvuge niko wabigenje iyo VN ndayifite na recording ku bushake bwanjye nubwo ari ishitiyane na recording ku bushake bwanjye ko narinzi neza yuko nzayikenera none se Godfather rero ya listen to me njyewe nta kintu mpfa nawe kuko sinjye wa mugani wateye inda sinjye wateye inda sinajye wakwirakwiza amakuru yuko ubona ateye inda se uri umuvugizi wowe uri umuvugizi Yago ni nkuko ase Yago wacecetse Brian akavuga umunyamakuru nkuko nawe utumira umuntu kuganira nawe utisiga yahageze tukiranga buriya uretse gato ndashaka kugira ngo dutirenge ibintu hano abantu message ziruzuye Yago ndashaka gutirenge ibintu uretse gato Brian Yago ndashaka gutirenge kuri ibi bintu hanyuma noneho dufate n'abandi bantu so hano hari ibibazo biringiye kukubazaho hano urabona ko hari ndashaka kugira ngo karakantu kaveho igiho kuko muri guterana kabumbu umwe ati DNA yanze kuyikora nawe utiso ibyo nibyo uraza wa clearinga ariko hari ikindi kintu cyari kiri sensitive ki umwana gukorega muri custom icyo gihuha ni kiwa ushobora kugira ikintu kivugaho kuki ubanze kucyita igihuha urumva Godfather no impamvu tuvuga gutya no byagiye mu mategeko yakomeza umva nkubwire sinzi wenda ikintu mwabivuze ibyo bintu ariko ndagira ngo mubwire ko abanyarwanda bari hano barimo kumva ino space bamenye ko ibingiye kubabwira bivuye ku mutima bivuye kuri kabisa bamenye ko muri showbiz yacu mu byo dukora hano mu Kigali ibyo tubamo harimo abantu biremye amatsinda gahunda bafite niyo batuka umuntu ku mbuga nkoranyambaga bagakoresha abantu runaka bavuga cyane nk'abo turi kumwe nabo hano bumva ngo batajya bavugwaho bumva ngo nibo bantu bavuga abandi nicyo kintu bazwiho nibo bantu bavuga abandi bo ntibajya bavugwaho nta nenge bagira nuramuka umuvuzeho urabupfuye barakwataka ari benshi cyane bakomerere nabi hanyuma rero kuri ibyo ngibyo by'uwo mujene wari uvuze ni umujene twiganye twakuriye muri quartier zimwe abantu turigana primaire turigana secondaire twiga ku bigo bimwe actually he was my G for life kabisa niwe muntu nari mfite muri ubu buzima bwo
bwa hano ku isi navugaga ngo uyu muntu ni inshuti yanjye. So uwo mujene igihe cyarageze aza kundeba i Kigali kuko ndabyibuka ko nari no mu mishinga yo kumukura hariya mu cyaro cya Tabagwe nkaza nkamushingira business runaka. Umujene yaraje tubana nk'igihe kingana n'ukwezi amezi abiri gutyo, hanyuma ubushobozi bubonetse mushingira liquor store kubera ko sinyeka ko umuntu mwakuranye mwarasangiye ubusa iyo hari ukuntu bigenze neza. Nicyo kintu nge numvaga nshyize imbere cyane kuko he was my guy, nuko nkubwira naramukundaga kandi still ndacyamukunda nubwo atakiri hano ku isi, ariko Imana imuri gukora idashira. Uwo mujene igihe cyarageze rero aza ubuzima nibwo namushingiye liquor store, maze kwimushingira nka nyuma y'ukwezi bana yari yatangiye gukorera amafaranga kabisa afatika. Igihe kiragera bibaye ngombwa ko mbivuga bintu numvaga nta kintu navuga ko reka mbivugeho. Igihe kiragera uwo mujene asubira mu cyaro kubijyanye n'ubutaka bwo mu rugo, ubutaka bw'iwabo, kuko mama we yari yaritabye Imana, ariko imitungo basa nkaho ari we bayeguriye, amasambu, inka ndetse n'amazu. So igihe cyari kigeze rero baramuhamagara, yanahamagawe na papa we by the way, aramubwira ati hano hari urubanza ruhari, ugomba kuza ugakurikirana iby'urubanza rw'ubutaka bwawe kugira ngo batazabukuriganya. Mujene agenda atyo, ariko agenda yaratangiye gukorera amafaranga kuko urumva yari yatangiye kwinjiza, kandi liquor store hari hariho izina kuko twe twarabivuganye, ndamubwira izitwe Top Shot Liquor Store kubera ko hari abantu bagomba kuza bakagura, wenda bagendeye kuko bumva ko ari yanjye, ariko mu by'ukuri ntiyari yanjye, yari iyo musore. Abantu twayiguranye nabo ndumva baraje muri ya space y'ubushize bari hano babivuga ukuntu namuhaye iyo liquor store nyine. So igihe cyarageze umujene asubira mu bijyanye n'urubanza rwa famille nyine ku bijyanye n'ubutaka. Agezeyo muri icyo gihe urumva yari umujene winywera ku gacupa sometimes kubera amafaranga yari amaze kujya akora. Ko ndabyibuka ko twatandukanye avuye i Kigali agiye hariya mu cyaro nyine Tabagwe, twatandukanye ambwira ati ewana muri iki cyumweru nakoreye hafi miliyoni. Urumva yaratangiye kwinjiza amafaranga afatika, ariko kubera ko ari business ye ntabwo nagombaga kumwinjirira. Ndamubwira congratulations, byo biri mu biza nyine tubona ko arimo gutera imbere. Ubwo yagiye mu cyaro, nkeka ko yagiye nko mu cyaro afite nka 1,500,000 cyangwa miliyoni imwe gutyo. Hanyuma ageze hariya niko kujya muri ibyo biboro by'imanza. Icyumweru cya mbere, ku cyumweru cya kabiri aza kujya mu gace hari iwacu za Tabagwe, ajya mu gace ahantu kwinywera y'agacupa nyine n'abashuti be n'abantu twiganye nabo muri primaire aho ngaho za Tabagwe. Wanagezeyo niko gushyiramo agacupa, abajene babona nyine hari ukuntu afite akantu. Hanyuma nyuma atashye avuye aho ngaho baramukurikira kuko n'iperereza ryakozwe, hari abafunzwe nkuko sinzi ukuntu abo wenda babisobanuye, ariko kuko nyine baba badafite n'amakuru bagomba guhimba ibyabo. Uwo ngubwo umujene baramukurikiye bamufatira ahantu ku mazi ahantu gutya iyo za Tabagwe nyine, ibana baramwica, bamukubita ibintu by'inyundo, baramukubita bana amafaranga barayamwambura, telefone babamujugunye mu mazi gutyo. Urumva abantu bo mu cyaro bifitiye ubukene, kuko ubona ufite wenda niyo byaba ari n'ibihumbi 500, ibana aba ari amafaranga menshi. Abantu bo mu cyaro bo barabizi tu, niyo byaba ari ibihumbi 100 aba ari amafaranga menshi. So kuko ubona amafaranga arenze wenda nka miliyoni cyangwa se ibihumbi 800 magana ngahe, kuri bo bumvaga ari nka deal ikomeye. So yari yabasengereye banasindanye binwereye agacupa, mu gutaha bamugirira nabi, bimuviramo no gupfa. Urabyumva kuko iperereza ryarakozwe, abantu bazi iyo nkuru, iperereza ryarakozwe mu karere barafungwa batabwa muri yombi. Ubwo umurambo we bawuzanaga hano i Kigali kuwukorera autopsy. Icyo gihe rero urumva abo bantu bagomba gusebya umuntu baba bagomba kuzana impamvu zabo bwite runaka. Nyuma nibwo baje kumenya ko yapfuye, ko bari bamunziho, twaragendanaga aho nabaga ndi kumwe nawe kuko he was my guy, naramukundaga kandi n'uyu munsi ndabivuga ko nkimukunda. So ubwo navuganye na papa we ndamaze se byagenze gute uyu muntu, byagenze gutaranga ati yagiye kuwa 5 kugeza n'ubu nituramura. Ubwo hari kuwa kangahe, hari ngira ngo kuwa 6 kuko umurambo we wabonetse ku cyumweru bamujugunye mu mazi. Ubwo ibyo byose byabereye Tabagwe, nge ndi i Kigali ndimo ndashabika, ndimo ndiruka ndashakisha. Ubwo umujene abagiye abatashya atyo, kuko ndabyuka navuganye na papa we arambwira ati babonye umurambo we bawujyanye mu bitaro, bagiye gupima kureba kumenya icya bamwishe n'icyo bamuzirije. Gusa amakuru yavaga aho ngaho, bamwe bavugaga ko ari mukase kubera ko yari arimo aburana ubwo butaka, amasambu, ibiki.
abandi baravuga bati buriya ni mukase bamuguriye abantu kugira ngo bamwice, abandi baravuga ati nayo mafaranga yari afite yatumye bamwica. Ariko abantu b'i Kigali batazi amakuru, batazi umuryango we, batazi uburyo umuryango w'iwabo banye n'uw'iwacu, bo bahise bavuga ngo Yago yatambye umusore babanaga, ngo yamutambye. Wumva ukuntu aba bantu banagera ku marangamutima akomeye. Wowe ufite igikomere cy'uko wapfushije umuntu, ariko bo bahita bavuga ngo reka duhimbe, reka tuvuge ko ari we wamutambye, dore ko yinjiye no mu muziki, arashaka ubusitari, arashaka kwamamara, so yatambye inshuti ye. Ndagira ngo kino kintu cyumve neza Godfather, niyo mpamvu nitonze nkavuga reka mbibasobanurire neza. So nanjye nabyumvise uko numva ndavuga kumbe hari abantu turi kumwe nitaga inshuti zanjye tugendana, bafatanyije n'igikomere cy'uko nabuze umuvandimwe, banagerekaho ko ari njye wamutambye. Imagine, ndavuga wow, aba bantu rero nkwiye kubagendera kure. So babikuza gutyo kugeza n'uyu munsi, biri mu bintu ngo bashyira imbere cyane. Ubundi bavuga ibintu bitatu: bavuga abagore nateye inda, bakavuga ibiyobyabwenge, bakavuga n'uwo mujene witahiye ngo ni njye wamutambye kugira ngo mbone ubwamamare. Kuri icyo kibazo rumbaje rero Godfather nicyo nasubiza, kuko na nyuma abafunzwe hari abarekuwe, ariko hari abakiriyo. I think so ko hari abakiriyo. So bo bavuga ko ari njye wamutambye. Iyo nza kubona namutambye rero kugira ngo nanjye mbafunzwe. I know. So mbere yuko mpeza Jihad ijambo, ariko hano sinzi nabibonye ko baby mama wawe cyangwa Brenda turi kumwe, uze kwihangana nawe tukube verisiyo ye. Ariko tukira aho ngaho wakomeje kuvuga ngo abo bantu ni timu, ni umuntu umwe, ni bande? Niba ntacyo bitwaye, niba turanga kuya abanyarwanda bamenye ukuri. None se abanyarwanda badukurikiye hano, niba umuntu avuga ngo hari itsinda cyangwa hari abantu bameze gutya na gutya, ukabona abantu bahise bahaguruka basaze, wagira ngo bateye akabuye mu nzu y'indagi. Musazi ni ubu. Yeah, so ariko Godfather nta muntu waje gufata Yago mu kibuno hano. Uyu mukobwa ngo ni Zekibi yaje hano aravuga ngo Yago yanatweretse kumuha ijambo. Brian ngiye kumuha ijambo, ariko se wamwihanganye. Brian ihangane gato. Izo chati bazizanye hano Yago ari muri vugira ngo yemere kwicikana bagomba kujya. Brian uretse gato turafite bombe bari kandi umutima uzagupfana. Godfather abo bantu uretse gato Godfather, ariko ngiye gutanyumva. Ndakumva ngewe urabyibuka ko umbwira ngo nze kuri space, nakubwiye ko agatelefone kanjye karimo umuriro muke. Ubu ndamutse izimye mwahita muvuga ngo ndahunze, mbaye mbiseguyeho. Telefone nizima nimugire ngo ndahunze nk'uko mushaka kubigeka. Telefone ngirimo umuriro muke. Godfather yamamagaye inbox ya WhatsApp mubwira ko harimo umuriro muke. Nabikubwiye Godfather, right? Wabimbwiye. Reka twumveke, reka ducunguze uburyo umwete. So twihute kugira ngo dukoreshe byihuse ibindi tubivuga. Reka mfite abantu babiri rega, abandi turaza kubafata nyuma. Zekbi hano ejo yagoye ati bantu banyarwanda ikiriho no gukora DNA nigaragaza ko uwo mwana ari uwanjye, nzasaba abanyarwanda imbabazi, ariko nimusaba umwana atari uwanjye nanjye muzansaba imbabazi. Uti gahunda niyo gukora DNA, ariko umukobwa hari ibitaragenda neza kugira ngo dukore DNA. Umukobwa ati Yago yanze ko dukora DNA ngo cyakire umwana ibyangombwa. Zekbi nguyu Yago turi kumwe, ijambo ni ryawe. Abakarimbo baremba ngo swing ibi si bikorwa n'ibi. Yago papa sova big man Godfather. Oui. Yago. Ibuka yuko dukora swing twari turi kumwe cyari warabyibagiwe. Twaguteze amatwi kugira ngo tukumve. Brenda twagiye nyaruka tuyo kibazo cya DNA. Kuko nicyo goya Godfather iri muze ni mosmos. Yago wibuka network. Brenda mwihangane tugende Yago telefone yicomeke. Nibagirwa charger mu modoka. Uri gucika urambwira ngo nze nyifatire. Wacitse ongera utangire. Ariko rero nanjye
undi agomba kuvuga undi akamuvugiramo iki se ni iki yago kivugira mu ihangane gato yago mute your mic ndagusabye muting a mic ijambo ni wisetse Brenda Oui. komeza ndakumva. Yago, I'm sorry for this, but I don't give a fuck. I don't give a fuck at all. Yago, tujya gukora swing. Twahuriye, ujye gukora swing. Twahuriye kuri the main yawe iranagutwika iragutwika aho ngaho wicaye. Nibagirwa charger yanjye uwo musore uri kumwe nandi fata ku mavuta. I'm sorry ko nta n'umwe uzisura. Fata ku mavuta aragenda nsigarana nawe na Serge mu modoka buri kumwe iki Jihad Brian mwubahwe urumogi rwawe. I'm sorry for that. Ntago nzi kubika ibanga kubera ubugoryi umaze imisuri uri kumwe urumogi rwawe. Hanyuma utahana charger yanjye ndakubwira ngo my bro I really need my charger na inzi ko nayisize muri studio ariko nibagiwe mu modoka ya urambwira ngo uzi wifate thanks God ko niyohereje Godfather is screenshot urambwira ngo uzi wifate hanyuma nje kwifata hajya ngo naje kwirongoza amapapa warakoze kundongora neza amapapa nabonye umwana ugusimbura urumva she's loving, she's adorable, she's my one and only. Zima bro. Zima papa. Ase wewe mtinze papa. Wazimje nkawaza ngakuterera ari kubugori turimo. Zekbi twumvikane. Godfather. No, uretse gato yako. Yako, checheka. Zekbi ntabwo ari kwa iwanjye. Urimo kumva reka ko ntabwo waje gutukana hano nikankubaza ibibazo usubize muri cyo kuzana ibintu by'ubwana hano Zekbi ikibazo cya DNA kimeze gite